turabasuhuje tubahaye ikaze kuri Sam Plus N nk'ibisanzwe mukore subscribe. Twaje twagarutse, iyi nkuru tubazaniye muyikurikire mwitonze. Umuhanzi Yampano, ibintu biri kumuvugwaho twabivuye muzingo, mukurikire akantu ku kandi. Amakuru avugwa yuko yagurishije indirimbo nyuma akaza kugaruka akayikora akayisohora akayishyira hanze. Inkuru twakuye ku munyamakuru Emmy Nyawe ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, kugeza ubwo n'amajwi y'ibanga aganira n'uwo muntu baguranye indirimbo, umukobwa uba hanze yajyaga hanze. Muze kubikurikira mwitonze. Yampano, iki kiganiro dukoze nta mutima mubi, it is showbiz nk'uko wagiye ubigarukaho hepfo aho uraza kubivuga. So mwe mukurikira ikiganiro, ngiyi inkuru yose kugeza ku munota wa nyuma. Uworizagwira Florier yagurishije indirimbo umwana w'umukobwa uba mu gihugu, uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva indirimbo Uworizagwira yagurishije. Amateka y'urukundo ni maremare, kandi numvishe uri umuririmbyi mwiza ku buryo ki ntabwo birakugora. Uri umuririmbyi mwiza tu, ntabwo byapfa kukugora. Nayabonye amateka y'urukundo ni maremare, gusobanukirwa ibyarwo biragoranye. Iyi ndirimbo uwitwa Yampano arangije abizi neza ko yayigurishije umwana w'umukobwa witwa Aline utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arangije ayisohora ari kumwe na Makanyaga Abdul. Nta wundi mutima mubi cyangwa se kandi najya atanga iyo nkuru, ajya anatanga isura ye bamumenye, napana kumenya iyo kesi nawe nyine abimenye. Oya, isura Ikinamico. Bite byanafa? Kunazomera sisira. Neza? Yego. Kuko ushatse? Wanshatse se. Cyo nagiye Imana ngo mbona rutinduka ko ndangira hano ntari kukubona. Ngo se mbonye byari korona inkizo. Wabaje kwambanza ariko. Wabutse ngo. Nakushatse nakubuze rwose. Ni inkizo rwose. Nkana ko ntacyo meho n'umusa. Ayo munyaro tabane nkaho koko. Nijwe rwose ni inkizo. Aho ni rutinduka ko ndangira. Ko nubwo baryoshye. So naho bakuzanije ibyawe. Zanasha. Ariko subu ni amahoro. Namahoro ra? Naje kugira ibyawe muri mwambazaga. Murima. Umva ijambo ryiza ahubwo. Cyagira amafaranga. Aho ndi muri mana wizeye. Amakawe rwose. Yatisha ryari maze kundembye. Rwazo mufite muri maburi iki kunavuga. Ego abantu naguzanya cyata burima. Ingene njya nkora zivanze n'imvune n'umuruho w'isarura wa mugabo we rusisiguranya. Akira. Ni ariko se nangahe mbere kujya kureba ko hanubwo nawe ntayafite. Siyo ndo ucamenshi. Makeya da. Akibyo kugaya byo ntabyo. Ahubwo ndabukeneye cyane. Ukeneye Ndakene muri maninde. Yanjyeho byakabije. Ahubwo ngize ko utampabi ko ntacyo hamarira ari habi. Mu murima. Abone amafaranga ukeneye 20 gusa. Ko yamana yinkimara gukenera. Nabanza marebe. Niwe buri ntukeke ko ntashaka kugurira da. No murima. Nabukura kuri urwo kwegamano njya kuyareba. Ndonyabuka. Ndaje rwose none hanyazanye. Ntutinde rwose. Ariko ndazana n'abagabo bakudukiranura mbere yo gushinga imbaho. Kurasa n'abagabo. Uramenye ntunze n'abagabo kunteza amahane. Nabyumve nabyo. Yewe wa mugabo yangiriza ubwatsi bw'inkangura higa. Yewe. Je ni biki. Baramutse sesibira. Reka njyana fashe. Fatwa wi. Kutanya tije tukaba tutaraguza umurima uranshakira iki mu isambu. Niko, uranshakira iki mu isambu. Tejenuri. Tongera kunyica ubwatsi bw'inka. Ko sesibira ibyo ngibyo urabikomeje. Ndikomeje nyine. Tukomeza se uyu murima twaruguze. Narakwatiye se. Leta se uguhaye. Urumva se wayo bigenze bite? None se nuwande? Nuwawe. Sesibira nta mafaranga yanjye 20 wariye. Wowe, wampa amafaranga, ufite amafaranga wowe 20. 20. Cyo urongera kumbuga ndakufuna inkweto. Hanse n'ihingire. Ngabangere ukoze hasi. Ongera kubita hasi urebe. Urongera umita hasi. Ndagapfusha. Urongera ndagutema kandi. Ndagutema ndakimanye. Ndagutema. Ndema ndore. Ndema. Ubwo sigaye twanze ibintu
ntema ndagutema oya ntema ngaho usambe yanjye none yiriye ndapfa ntajaye uzamenye ko datajaye koko usasibira dagiye kandi ramuna sambona ujenje urampigira ndakubona mete ujenje nubona isambe yanjye yiriye ukayiheza uzamenye ko datajaye uzangira ute ujenje genda ugiye rwose ntusisiranye bakasisira bane iminsi genda enda fata n'ibisuperi byawe dore n'ibikoma byawe jyana bijyana nawe bijyana twara ntabyo njye n'ibi rwose ntabyo bizwanya gutunga n'ibyo gusa enda wa mugabo sike dariyo siswanya sinareba iki aho uzajya kundega se uzajya kundega nta bagabo nta nyandiko cyane rwose ndariye ikizabanza mu muti sisibiranya rangi naho jewe abaho bwerekanye gufata muri agacupa kamwe benesura wanambugejeje ikinamico niyo mpamvu uri kuntereteninga kumva ko nyine ushobora kunsubiza amafaranga kuko njyewe niyo wambwira ngo mukubire kabiri kuri kiriya gihangano nayaguha kuko ubwacyo cyo kizayinjiza kunkubira kanga uko kandi nanone nimara kuyikwishyura nkabona ahantu wayiperformance ntabwo nshaka amafaranga ya mpano twumvikane neza ngo yareke rero nkeneye kumereza indirimbo yanjye nanjye ndayikeneye indirimbo yawe so wandika indirimbo nakubajije kuki wayigurishije ubizi neza ko wari uyikeneye uyisohora nari nkeneye amafaranga none wankoreshe ariko mana yanjye wowe ukeneye amafaranga uravuga ati okay nkuko usanzwe ubikora nkuko wabibwiye uyu muntu nimwaka amafaranga ngo nayangurize ntabwo arayanguriza reka nze mufate mutege kino kintu njyewe igihe kizajya nzagikenera nzakisubiza kuko nyifiteho uburenganzira uburyo tukiguzemo ni magenda gutyo treating abantu nuko kabisa kubera iki se kandi uzi neza yuko ari bibi abantu ni babi uriyo nkeneye ikintu nkoresha uburyo ki bwose icyo kintu nkibona niyo na icyambere cyo ntabwo nibaramo ikosa harimo guhemuka kitanyekere naguhemuka kuri mugende kukwishyura ibiceri byawe ngo naguhemuke none se urandara kugujije twaguranye ikintu none se ni gute ungurisha imodoka nkanayigura ukongera ukazangara ngo nkeneye imodoka yanjye aho kuse ya mpano kubera yuko ibyangombwa nk'ikibifite wowe nta byangombwa ubifite uri ariko twaravuganye ibintu twavuganye wowe kano kanya nta n'ikintu bimaze muri leta uri kumva reka nkubaza urukumbwa akomenya ubusanzwe hari wenda utagira umutima w'umuntu wumva uwo mutima mubi none se reka nkurabure niba koko uri umuntu mwiza niba koko ushaka iyo ndirimbo tugiye kwibarira 1,000,000 uzishyura uyijyane kubera iki se kandi nawe guze already we talk neza agaciro kayo ntago nagaguha icyo gihe ntako wari uzi ko iyo ndirimbo icyambere cyo nta nyandiko mfitanye nawe yo kwa noteri mbaye uza hano nabipanji nukuguhereza igihangano cyakangiriye akamaro nkakiguha nta kamaro kifitiye aho niho naba mbaye panji cyane kurenza kuguhemukira nakubajije ngo icyo gihe nta gaciro cyari kigufitiye kuki kikugiriye agaciro nicyo kintu cyonyine nari mfite cyo gutangamo igitambo wari ukeneye amafaranga urankoresha ndagukoresha pe kandi umbabarire my god rero nkeneye indirimbo yanjye ya mpano I'm sorry to say this but ibyo bintu uzabireke wowe kabyara niba ushaka ku as a friend kandi ntabwo ndi umuntu mubi ntabwo Imana irababarira buri munsi irababarira buri munsi irababarira pe rero niba nkeneye amafaranga nari nkeneye amafaranga kuko nari nyakeneye nkuko usanzwe ubikora abo bandi wambwiye nawe ni nkuko wabibigenza abo bandi nakubwiye nibo babikubwiye bariya bandi uzi ukuntu byagenze se barabinsobanuriye rwose barabigusobanuriye cyane barabinsobanuriye ko nabibye none se nimba warabakoreye nk'ibi byanjye urumva utarabibye of course ubu ni ubujura bamubwire abantu bose mujye muza mu miziki muza agaciro k'imiziki agaciro k'umuziki uzi nka bitanagenda gutya Imana izajya ibahana wowe agaciro k'indirimbo ninjye ukazi kuko nyiririmba mu bakwe bakanyishyura none se niba bashobora kuririmba indirimbo reka mubwiza n'ukuri wa mukobwa we niba kuko utekereza ukaba uzi gushyira mu gaciro ukaba ufite ubwo bumuntu wowe genda wicare wenyine uwikuremo urusaku rw'abantu kuki wowe utabugize ubwo bumuntu bwo kuba wampemukira
njye ntabwo naguhemukiye kano kandi ngo ntabwo naguhemukiye ariko none mwuka byarana nari naguhemukira kuko tuvugisha ukuri guhemuka kurenza uku ni ukuwe guhemuka kurenza uku ni ukuwe ngo warankoresheje ukanabisubiramo igihangano njye nyifata nk'umwana wanjye iyo nanditse indirimbo ikamvamo nkayatura nkayivuga nkayandika nkayishyira hariya banyifata nk'umwana wanjye ni kubyumva iyo ngiye kugurisha umuntu n'ikintu cyitwa igihangano ndabanza nkareba ngo iki gihangano kuba kiri mu maboko y'uyu muntu kimfitiye akahe kamaro kuko yamaye amafaranga adahwanye nacyo kumva none se ubundi niba agaciro k'amafaranga yamaye katangana n'agaciro n'ikintu namugurishije kandi icyo kintu nkaba nyifiteho uburenganzira 100%. nta burenganzira ukigifiteho uzi impamvu nyifiteho 100% natureke naribu ngiye kubigusobanurira ubyumve nanjye mu ijambo ngo mbigusobanurire tureke naribu n'izi mbuga zishinzwe gucuruza imiziki kano kanya ugiye ukandipotinga ukavuga ati indirimbo mbwira yamwe umuhanzi witwa Yampano na Makanyaga barayinyibye warayinyibye wivuga ngo muri bose yari wowe ntago nigeze mvugana na Makanyaga yari wowe yego yarayinyibye witwa Yampano kuko igihangano n'icyanjye nta nubwo ari icya Makanyaga yarayinyibye uzi ikintu bahita bakubwira ngo zana bihamye ukuntu iyo ndirimbo yayikwibye ugatanga iriya yawe uzi ko iriya yawe badashidikanyije bahita babona yuko ari kopi wabyumvishije icyo kintu icyambere reka nkubwire ibyo bintu bikumbwira ahari ushobora kuba utekereza ko wenda ari wowe munyamuziki mvugisha wenyine no oya abanyamuziki bo uko byagenda kose ariko ntabwo bazi uburenganzira bw'ibintu byanjye ibintu byawe wagurishije ku muziki we n'amategeko ye niyo mpamvu umuziki urigenga reka nkubwire sinzi uri kumva icyo kintu reka nkubwire ahubwo turi kujya mu nzira nyinshi tugasanga turi mu bintu bidafite n'umumaro wowe mbwira ikintu mu buryo mu bintu byabayemo mbwira ikintu wifuza nifuza indirimbo yanjye kiri positive reka nkubwire ndagira ngo usobanure nawe unyumve neza sinzi impamvu gifite access ku kintu wagurishije ese ubundi ayo mategeko yo aha ibyo bintu ko ari ukuri abahe kandi bwari mpamvu mubwira ngo isoko ry'umuziki riri daka ibyo ari byo byose nibyo ndi kukubwira icya mbere cyo nuko aba ari ngiye watangiye ijwi rya mbere ryagiye muri soft ariko hari ibihamya bigaragaza ko none se ugira ngo ndabiyobewe yuko abahanzi benshi babikora ibyo bintu bagura amaririmbo bakayasohora ntabwo ariko uzi ukuntu bayigura uburyo baguramo indirimbo bitandukanye n'uburyo twaguzemo indirimbo twe twayiguzemo gute twebwe twayiguze magendo kubera ko iyo meko y'amagendo se gute magendo kandi ari ibihamya bigaragara ko nakwishyuye tukumvikana yewe ukananyemerera ko indirimbo ibaye iyanjye narabikwemereye yego ngo indirimbo ibaye yawe ariko yawe gute uzi mu mategeko se niba ngibi niyo waba uri kundikodinga bigiye mu mategeko ko ntabwo babishingiraho ariko byumva amategeko atandukanye na realite reality imeze gute irengera umuntu ishigikira icyaha cyo kwiba njye ntabwo nakwibye you did that's what you did ntabwo nakwibye kubera ko njye naragukodesheje aho ntabwo wankodesheje ntabwo njye nakodesheje reka nkubaze uzi ukuntu bingana no kugenda ukadownloadinga indirimbo kuri YouTube ukajya ujya kuyiperforminga ahubwo njye nakureka kandi ari transaction n'iki byose narakwishyuye twarumvikanye kunyishyura ubibaze neza bingana no kuyikora ntabwo bingana no kuyigura ngombwa iki ubibaze neza hanyuma se hari amafaranga nyine wanyoherereje amafaranga wowe wanyoherereje tuyabaze neza nanjye nabaza umuntu uri kumburanisha nkamubaza ngo genda uzenguruke studio zose zo mu gihugu umucuruzi nusanga ya mafaranga byibura yakora indirimbo umucuruzi kuvugana nawe twigenda ngo ninsanga ngo ibi nibi ndavugana nawe wangurishije indirimbo yego nakubwiye ngo ujya kugurisha indirimbo ujya kugurisha ikintu wapanze igiciro iyo utumvikanye n'umuntu urakireka iyo wumvisha ari kuguhenda ufite uburenganzira bwo kuvuga ati hoya none reka nkubwire
twaburana urumva twaburana tukageza nejo kandi uko byarangira kose byarangira bari kuntegeka ngo ni gusubiza amafaranga yawe sibyo iki se wumva ko ariyo nkeneye kurusha indirimbo na performance ubundi reka nkubaza nimba uri kuvuga ngo warankodesheje ibyo uri kuvuga hasi mwana do you even hear yourself ibintu uri kuvuga hari simbizi maybe nawe reka nkubaza wowe uri kumva ko bidashoboka ariko wari uzi ko indirimbo nyirimba public indirimbo njye nakwereka mu myaka uretse mwumvishe icyo kintu wa mukobwa mu myaka 6 ishize nakerekana video ndi performing iyo ndirimbo uri kuvuga ngo nakugurishije ariko warayingurishije ntago yari kiri yawe yavuye mu maboko yawe ndayakwishyura amafaranga ndayiperforminga uzimana ngo mbwira noteri wasinye kuri ayo masezerano kubera ko tutasinye amasezerano niyo mpamvu ari ibintu mana yanjye shabana yanjye ko ngende kwiyumvisha ukuntu umuntu agurisha ikintu kikabirinduka kikaguma kubike akakigira wacu uzi impamvu se nuko kitigeze kimuvaho gute se kitakuvuyeho wariye amafaranga yanjye kandi cyaragumye kuri internet ubundi kwanza nagiye kugurisha indirimbo iri kuri internet iyo internet icyo gihe ko mbizi neza ko itari kuri YouTube kandi wayipostinze ejo bundi ukayishyira kuri wowe urabizi uziko irandirimbo imaze imyaka 6 nicyo ndi kukubwira icyo kintu ntabwo uri gushaka kucyumva utayisohoye ntuyingurishe nicyo ndi kukubaza icyo kintu kandi yarasohotse ikintu cyabayeho ntabwo yamenyekanye ariko ya mpano ugira ngo ugifuringa abantu bose reka nkwihore niyo yaba yarasohotse kuki wangurishije igihangano shariko mananye ikindi uzi ikintu nankubwiye n'ikintu cyantangaje ntabwo nari nzi ko bahoka abantu bigeze kuri iyi ntabwo ari kuganiriza uri bukubwira ngo igihe nkubaza ngo nkakubwira ngo buriya n'ikintu cyambabaje nicyo cyambere cya kintu cyarambabaje nuko utanabizi igihe nkubwira ngo mfite n'andi makuru ahamya neza yuko atari njye wa mbere ubikoreye nkubwira nawe ndasinda umentioninga abantu cyangwa se nanamentioninga urabazi sibyo ndakubwira ataba naba ufite amakuru ko n'ababi bakoreye ikintu wanshubije uti nimba narabikoreye bari aba runaka n'aba runaka ngo wumvagaho nagutinya ese bandi si wajya ugira ikinyarwanda cyiza no kubaha ngo mbikumvishe kunyumvisha mu buhe buryo ko usanzwe ubikora ko ari ikintu nagira ngo mwumvishije ko ibintu uri gushaka kumbwira n'abasanzwe babizi babisobanukiwe nta kintu nta hantu bari bafite ukundega ni bande basanzwe babizi babikubwiye se wagiye kumbwira iyo nkuru utayizi iyo nkuru ninjye wayizanye cyane wowe wayizanye wagiye nyine kumbwira se ko se igihangano wangurishije cyarabaye cyane naragiperforminze mu makwe yose kiri kuri YouTube abantu bamfasha amavideo amakwe yose narinjye kuri YouTube kwirandirimbi hari ndi kwiririmba hanyuma ejo bundi ukayishyira kuri Spotify no kuri YouTube nabikubaza ukamboroka kwanza reka nkubwire kubera ko ukunda guhemuka ya mpano ntago kureka mubwiza ukuri ntaho wazahera utagira kugira umutima wo kudahemuka umutima uzawe we ari ibintu uri kumva ahubwo nanjye nkumva imiziki wayifashe nk'ubuzima busanzwe imiziki itandukanye n'ubuzima busanzwe sinzi impamvu uri kunyumvisha ko umuziki ndagira ngo rero ubikure kubiganirira mu buzima busanzwe uri kunyita umuntu wahemutse mana yanjye kubyumva ntabwo nanumvise neza sorry network zari zicitse Hello? Yes, ndikukumva. Ndikubwira ngo biragoye kumvisha umuntu ikintu ko uri kumbwira ngo naraguye mu kinge nkakubwira ngo ntabwo bitumvikana. Nundi wese yakumva ko bitumvikana. Nawe ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo byumvikana. Wese nakubajije ikibazo hanze kunsubiza. Ni gute ugurisha ikintu ukakomeka kigira ntabwo nakigurishije impamvu ndi kwanga impamvu none se umudu wanamuga nimburira he nacyo narakigurishije nibyo nanjye ndi kwibaza rero okay ya ndirimbo yaragurutse iva mu maboko yawe uzagende wumva ukuntu ivuga ukumva ufate yawe n'ukuntu wumva ukuntu ivuga uzahita wumva nyine ko
itandukaniro ry'indirimbo wagurishije reka tuvuge urugero uranyandikiye nyine nk'ibisanzwe niyo waba warikodinze wareva nk'uko wayingurishije sibyo sinabifite n'uburenganzira bwo kuba nayihindura si yari yabaye iyanjye tureke isura kugira ngo wayikomperaringa ngo n'uburyo nayiririmbye it doesn't make sense kugira ngo mwumvishe uko nayiririmba kose ni ubushake bwanjye waririmbyemo neza reka nkubwire Muhoza uri umuhanzi mwiza uri umukobwa uzi kuririmba neza ufite ijwi ryiza ariko ibi bintu nabigukoreye kugira ngo unkangure gute ukoresheje kuri iyi ndirimbo oya umva wowe uri kubifata wowe nko mu myaka 5 tuzahura uvuga ati ya mpano wakirara ntabwo njye ntabwo ibyo bintu nabyumva ntabwo byumvikana n'uko ntabwo uzabyumva ariko uzabyumva tu ubu ntabwo wabyumva wowe ikintu ugiye kunkorera ngiye kukugira inama n'ubyanga urabikora ukuntu ubishaka cyangwa umpereza amezi 2 nyikure kuri YouTube kubera ko umpereza amezi 2 kubera yuko aribwo ngiye gutanga raporo impamvu ngiye gusiba indirimbo kubera ko amezi 2 ufite access yo kuba wayikuraho si wowe wayishyizeho yewe ndabira imiziki yanjye nyikora nyigurisha sosiyete yitwa TuneCore ndikumva icyo kintu ntago ngiye nakubwiye ngo sha ibintu uri kumbwira ntago nitanga uburyo ugurisha indirimbo zawe ngende kukubwira ngo nkurikije indirimbo yanjye ngewe naguhaye indirimbo TuneCore yamaze kugura kubera ko wayigurishije rero twembi kuki yayiguze narakubajije ngo indirimbo uzayishyira kuri YouTube urambwira ngo hoya ndakubwira ngo indirimbo uzayishyira nuko iperforminga mu bukwe none se ibyo bintu bibaho ni nuwe muhanzi sukora utazashira ibintu byo kuri imaze imyaka ingahe hanze rantembe ifite mu imaze imyaka ingahe indirimbo ugiye ko yayimaye muri 2023 September nyine imaze imyaka ingahe nyine icyari cyo cyose nanjye ndumuririmbyi upanga igihe cye ngapanga igihe nkora video nimba imagine ko n'ubu ngubu nayimaze no gupanga n'abantu natangiye no gukira muri process yo gukora video ngomba gufata my time uburenganzira gufata igihe cyanjye ntabwo ari wowe ntegeka ku kintu naguze ngo nzagisohora ryari nese niwe muhanzi turabasazi se hari umuhanzi ushaka gukora indirimbo atazashyira kuri YouTube ibyo bintu make sense yewe ibingibi ni igisobanuro ntuzongere gutuma nkugurisha indirimbo mu buzima bwawe nakongera ubwo ibintu nakongera ntuzongere kubera ko kugira ngo noneho indirimbo kugira ngo nyikugurishe nuko umbereza 8,000 cyangwa 10,000 tukandikirana notera agateraho kashi ko nkugurishije igihangano none tukanavugana n'imikoreshereze y'igihangano cyane ukuntu igihangano cyanjye ukuntu uzagikoresha wowe ibintu uri gushaka kubera kutabikoze icyo gihe icyo gihe ntabwo nibaze ko utari kubyumva icyo gihe se wari kubyumva none se ndumva iki kuki utabivuze ngo nange kubyumva kutabimbwiye ngo nange kubyumva ngende kugira ngo unsobanurire kuki wemeye kuyigurisha muri ubwo buryo first of all ambwiye ngo warya ngo warayigurishe ngo nimba ari kuri tune whatever uzi yuko ngo barayiguze urabirinduka nanjye urayingurisha first of all ntabwo nako ngewe ikintu nagukoreye narakubwiye ngende indirimbo uzajya wiperformingira mu kubera iki nakubajije ni gute ngura indirimbo nawe ukangengera uburyo nyikoresha I don't understand it doesn't make sense umba nkubwire nuba ngo indirimbo ijya muri public uri turi gutinda mu kibazo kandi icyo kintu kijya kibaho mu bantu kandi Hello yes wowe urifuza ikiragira ngo bigende bite kwimana first of all reka nkubwize ukuri irandirimbo nayo performance mu makwe menshi ikindi nanjye uke ko hano yampenze nayo recordinze nkayitaho amafaranga ubyibuke neza ikindi n'indirimbo abantu bakunda naririmbye abantu anytime umugeni n'ubwo mfite n'amakwe ari booked ndi booked muri uyu mwaka kandi umuntu arakubwira ati ya ndirimbo waririmbye mu bukwe bwa runaka nizandirimbira nayiguze nyikeneye ntabwo nayiguze ngo imbere mfabo mbwira amafaranga bakagurira indirimbo natanga igitambo cyose gishoboka ariko ntabwo yakuguma mu bigana
ntabwo yakuguma mu biganza byawe nta kintu uri kwimaza kubera amafaranga yose wanca nayaguha kubera kuko umva ko nca none se nyine nayaguhaye nyoye ko nayo amafaranga icyo gihe ntabwo igihangano ku mafaranga y'ubugoryi nkariye ntabwo kuki wayemeye icyo gihe abaye ubugoryi inyuma y'imyaka none uri umusazi ntabwo utekereza ukora ibintu udatekereza ntabwo utekereza ujya ukora ibintu utatekerejeho reka nkubwire sibyo ndi kukumva cyane nayikugurishije mbizi ko bizagenda gutya bizanarangira gutya wari ubizi ko uzayisohora nari mbizi ko igihe kizagera nkagusubiza ibiceri byawe kubera iki ayo ni amanyanga kubera ko ngurisha igihangano nanjye bose nakwibye mwana utanyiba of course you did uri gukoresha igihangano cyane nabimbye muri public n'izina ry'Imana ndayagusubiza ubwo ntuyanga nyine ujye kundega abantu bazi uko ndirimba igihangano cyabaye cyane nakirimbye mu makwe ariko abawe se bazi process kubera ko uko baveba ngo abantu ngo bazi process kuki se bagomba kumenya process ibyo ntabwo bareba ntabwo bayizi genda kuri YouTube ngwereze link ugenda uzirebe ariko ndi kuzirimba mu makwe nane se ngwe link indirimba yanjye nanjye kuri YouTube nakubajije ikibazo kuki uri ugurisha ikintu ugurisha indirimbo ubizi neza first of all ambwiye ngo wari ubizi ko bizabaho wari ubizi ko uzayisohora ukamboroka nabikoze ukamboroka ese ubundi wamborokoye byagenze gute kubera ko wamborokoye n'ikindi cyandi imvindishwa ya kabiri niba uteganya kuza mu Rwanda uzaze tuyikorere remix kubera ko nshaka remix kugira ngo ubyumve neza ngo na favor sasa rero ya mpano ndikumva utari kumvikana bitewe nuko ufite uburyo utekereza mu buryo bw'amafuti butanumvikana pe ya mu buryo bw'amafuti rwose njyena nundi kwibaza impamvu ukuntu umuntu agurisha ikintu akaguma gifite access arega ndabizi neza ko hari abahanzi b'abastari benshi nyine bo mu Rwanda bakora muri ubwo buryo batazi kwandika bakenera help which is totally understandable akabwira ati njyena umuntu aranyandikenda akora indirimbo neza njyewe mba mubwire umukobwa mwiza ntabwo indirimbo ndaza kuyiguha ndagusubiza amafaranga yawe cyangwa se nkukorera indi ndirimbo kubera iki kweka umva wowe wayikoreye kamera yanjye niba ufunga umutwe ukaguma kuri icyo kintu nakigumaho ngende kugira ngo understanding nanjye side yanjye first ubiganga nagikoresheje abantu bazi ko bikoririmbe nyine kubera ko nshaka kukiririmba waragishyize kuri YouTube kandi nanyira nashaka kugishyiraho uziyandikira icyawe cyangwa ugura ikindi ukuri ndi kukubwira ibintu nturi kubyumva uri gutuma nkoresha ikinyarwanda nyine cyane ariko n'ubundi ntibisanzwe usanzwe uvuga nabi ntushize se siko wambwiye nabi ngerageje kubikubaza umbwira n'agasuzuguro kenshi cyane ariko sinzi nimba ubyibuka nyine ntago wowe niko buri gutuma tujya mu bintu byinshi kandi kamubwira gute ko wanze kumvikana nanjye from the start first of ukoze ibintu utanambugishije icya kabiri urabirindutse uramborotse ngerageje kubikubaza umpinduye umusazi nawe binshubirije uti uransuzugura rwose uti rwose ngewe nimba nabikoze barunaka n'abarunaka wowe wumvaga nagutinya imagine ari ngewe kubwiye gutyo how would you feel nyine ndiko ntabwo waje umbwira neza niyo mpamvu natumye ngire nte umbwira kuri ubu ngubu bibaze uri kumatiriza njyena umva nkubwire uzi kugira ngo ibintu byose ndi kukubwira ntushaka kubyumva ndi kukubwira nti biransaba ko nandikira Tunikoa niba koko ushaka icyo gihangano cyawe urarindira amezi 2 kubera kumenyeye kugurisha ibintu wagurishije ya mpano kubera imbaza uri kujya mu kibazo na n'ubu icyo kibazo none se kuki wangurishije indirimbo bizi yuko wayitanze itakiri yawe bigende bite none se yongeye kuva kuri iyo ngo wayigurishije nimba ari kuri Tune ibaye yawe gute kuki wayisohoye wari bizi yuko wari wanayigurishije ngiye guta umva nkubwire oh my god bro you are insane I swear ngo basi heza ubiharira igihe cyangwa se ujye kundega nyine tubireke kubera ko ntabwo uri kunyumva ese ubundi utekereza nahereye ngo ngiye kugushyirira muri media nahereye urishobora ndi media media reka nkurabura ikintu ku media nyifata nk'ikintu ngomba gukontorora
first of telekomande ariko mbi icyo kintu ntabwo ari ikintu kinera ubwoba n'ikintu bafata na telekomande ikibazo cyose cyageramo nta kikavari ntabwo ari byo nitayeho impamvu rero wishaka kuntera ubwoba ngo urajyana ngo muri gutera ubwoba pe ntabwo ngende kugutera ubwo abantu baba bakugira inama niba ari abantu ntawe reka nkubwire bagoswe gusa heza ubiharira igihe cyangwa se ujye kundega